ubukene ndabukizwa n'iki koko ariko amagara wa muntu ndebe ko yampa abantu pe kuko ubukene ndaburambiwe niyo nabona batatu byonyine ayukweza azaboneka amagara wa mutibe ndabona ubuzima ntazabuvamo siko atari kuyifata se nk'uyu yafashe telefone akarambiwe akakanya. Allo bite amakuru umva mwana ubukene bumere nabi uri he ngo duhure ngo hakazi wowe mbwira ahantu ngusanga. Hey, what happened? Basi se uri ni kurenga utegere moto ariko duhurire vuba. Nope. Uri kubona hepfo y'uwanje gato hari ahantu hari igishyitsi abariho ngusanga. Okay, sawa. Ntuntinze. Akazi ni akazi, utabanye akazi ntiwarya. Gishyitsi uyu muntu ari he koko kuri kunyerereza bari he wabwiye akazi Wahageze ahageze banguka sawa. Ni byiza rero tugiye gutangira akazi ariko urabizi ugomba gutangira akazi umeze ute uri mu mwuka. Yes. Akira aka kantu kurureho aka kazi mwana nugu gakina nta mikino twa twarariwe uko bimeze kururaho nyine wumva ntabwo nayimeretse n'umwotsi wowe gira vuba present my best but I know it's not enough. Somebody that went to rwose akazi ndagakora neza nanjye nicyo mba nshaka rero nshaka umukozi mwiza nkawe nabizi twakoranye igihe kirekire kandi ubona amafaranga urabizi ngende kuri fungo neza sibyo se bro mbwira diritate. Okay dore ukuntu diriteye rero ubu maginga ya nshaka byibuze abantu batatu niyo baba babiri nta kibazo wowe ukabanzanira ubundi ibindi nibyanjye leta nkumbabirira amafaranga yawe ubundi ngiye nikora akazi kanjye nkarangiza kabisa ndabikora ayo ushaka yose kibazo kuri njye sa amafaranga wowe nkora akazi ubundi amafaranga yambaze. No mbwira amafaranga nagahe ngiye nkukora akazi ndetse urazirya amakiro 500. Okay ntaribi rwose kuko uri n'umuntu wanjye reka mbe nguhaye ubugiye kunywa akantu sibyo ntacyo bitwaye akira ayo ntago nzayabara kabisa ikoresho cyo gukoresha akazi rwose ndabizi ntago nakora akazi nk'aka ntagakoresha. Yes. Wowe rwose agakoresho mba ngafite akira nzanira abantu ngutumye. Yes. Utabazana ndakwirenza. Okay akazi ndakora neza rwose urakoze. Okay sawa ibindi ni kuri phone. Yes. Mauko giye murasakana ko gashyamba unsanga mugashyamba akazi turumvikana. Hey, what happened? Ajya kwihindura abana uriya mubugi aduha amafaranga afatika urumva arizi ntabwo agiye kuduha atari kujya gushimuta. Niba ari ugushimuta agomba ntajye hejuru ya senyisi ni make gaswera ni make uyu muntu umwe hakoresha aho zikuze ubwenge mana ariko ntacyo umuntu umwe ari senyisi none tumenya tunamunera nta bahamagariye akazi muri tayari turi tayari nari muri tayari muriteguye meze neza ntacyo misiyo ngiye kuhanize kumikira neza ikintu cya mbere ni cash subize amafaranga arahari ngiye ndashaka kubaha akazi mugende mu nshakire dere meze gutya urumve kiza ku ntego vuba ubwo tugenda kugira ngo munanire ibyana 3 vuba cyangwa kubikoresha misiyo ibyo byana urabizi cyane byo turahiga. Yes. Turabihiga nimubona babiri muhazanye kwazana igikoresho tugende shaka igikoresho bibaze tushaka kambaye kabucura sibyo kabucura n'ubundi bwo kwiza uburyo wakanga n'umuntu agahita agira ubwoba kirashaka jewe
uranyizeye ndakwizeye cyamaze nawe ari gukozemo wabona amafaranga gute amafaranga nguhe reka mbe ngwaye vase sibyo andi nukuza nkubarira wigendera sibyo ndabyishe ikasha ngende muzanyama ngende nawe abantu nta kindi abantu mwere sawa vie okay nizere ko amafaranga hari nta kibazo yes ese manu abantu badutumye ko bataraza mani ko baraza ndabizi baraza cyangwa shaho ngo utakwitara uko ubona bwije baraza akara amafaranga wayirengagiza wakintu ako ntacyo naho twahara kabisa agarango wageresha umugabo uri mu biganza byanjye umvise bahita ndishiramo yetone umvise tuza umvise ase murashaka uvuga no gutaruka boss umva mani hano shiraho Oh shit! ubwo ngo kandi ko kufatira unzane ikindi kintu ako se boss amafaranga atarimo n'umwotsi umwe utabi cyangwa nkongera ariko noneho ni ngaruka ndakurobora nutama amafaranga yose yose cyabura ko kwavuganye nta kibazo okay muri mari yawe rero tuyigende yes kandi mukandi mari yawe sigana yumve umutwe ugiye kurya nk'ibiceri ugiye kurya amafaranga menshi cyane uranzize cyo wa mugabo ugiye kurya inoti haguruka anyana fasha mari ni wayibonye mari ndazibona ariko zanga mwatuzanye ni he basundi mudushaka hiki tuze sha nabashiramo ngiye nabe kintu ngiye ngiye ukunyumva ntabwo tugamije kubica urumva bose mudushaka hiki bageze amaboko yanjye byaba none ntabwo njya wowe kutavuga bakisha cyangwa no njye ntabwo nicara mureke mbabwire sibyo urakaba ugiye kuyigukubita bataka inyundo noneho bagira ngo ni ibindi bintu basundi mudushaka hiki nababonaga n'ubundi nkabona muri abashi atubabariye koko igikapu cyane imvuye guhaha mwaduhaye igikapu cyane abantu babagome muri n'ibisambu abonaga mufite imitwe iteye nk'ibigega mwakira n'ibivanda na byanyu muze twakwica achaza na shite tukifu bazo murobo utaturasa ariko akamuduha igikapu cyacu How fast do we hear of this?
utubabarire ukarero boss ukeka ko birangiye sibyo byadusabye biradusabye n'icyo rwose amafaranga rero no dukeneye Jesu! arahari ntayahari Will you keep quiet? nababona igikurikiye no kubaha amafaranga sibyo yazana ahubwo ryo vuba amafaranga Jesus is Lord! reka nze mugo umuntu ayanzanira sibyo Jesus is Lord! yaba rwose sibyo yaba sibyo mbaye igice Continue. nabirambiwe nabi reka reka gusha Utu ware tukamusoza mama. Tukamusoza. cyangwa mu musozi utanze abakazi n'umwarimo abakazi Ubundi wumva ko dubu. nubwo duha amafaranga make ko bakumwana ngaho Akati murangi. mureke mwana Bana nazagitsa ba. mureke tujyane mazi reka basabire rwose reka basabire yene mubabure ngenza bagora akazi mbese ndako ceceka cece ejo muzacaka bagura akazi sibyo Akati murangize man. Afite amagambo menshi. esha mubabure rwose Karuka kurishika. umubare esha ntabwo tukamuha ashare mukamisha Wovuga menshi ndakwereka. Jesus is Lord! byari binyishe kabisa